Bakunzi ba Legend Update Pro, ikaze muri episode ya 4 ya True Story yacu ishavu ry'urukundo. Niba utarakora subscribe wayikora kandi ntibibagirwe gukanda like ndetse no gusangiza abandi cyane cyane inshuti zawe uzi iyi True Story yagirira akamaro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho umunsi ukuri ko gashinyaguro ka Kevin barenze inkombe z'isi. N'umunsi Queen yabonye ko agaciro k'umuntu ke n'umwana w'imfura ye yabyaranye na Kevin byamaze gushyingurwa. Mbere yuko twinjira mu ibaruwa twabonye Kevin aha Queen n'agasuzuguro kenshi, dore kimwe mu bintu bitanu bikomeye ushobora kuzicuza mu buzima bwawe nk'uko byagendekeye Queen. Nta kindi ni ukwihanganira umugabo kugira igikoresho ukarira amanywa nijoro ugira ngo aracyari wa muntu mwakundanye, mwasangiye byose, mwabaye inshuti igihe kirekire, ugakomeza kumwizirikaho ugira ngo ahari azahinduka. Witonde cyane. Mu gice gisize rero twasize Queen atahanye umwana mu rugo wenyine avuye mu bitaro i Londres. Byari nyuma yo gukomeza gutegereza Kevin kugira ngo arebe ko yamusanga mu bitaro, akamuha umwana akareba ko yanamwita izina, ariko amaso agakomeza guhera mu kirere. Icyo atarazi ni uko Kevin atarari no mu Bwongereza, ahubwo yari yarigiriye mu biruhuko n'umukecuru we w'umuzungukazi. Kevin yari yaragiye gutemberana na wa muzungukazi w'imyaka isaga 60 umutunze i Londres mu Bwongereza. Gusa bwari n'uburyo ndetse n'igihe cyiza cyo kugira ngo umukecuru yiyegurire Kevin bya burundu, banacura umugambi ukomeye uzatuma Kevin aheba Queen burundu. Queen nyuma yo kugeza umwana mu rugo akanasanga Kevin adahari, yari yaranamutegereje mu bitaro akamuheba, akajya yibwira ngo ahari ari mu rugo. Queen yicaraga muri ya ghetto akareba umwana mu maso, akabona akanyamuneza k'umwana utazi iby'isi, umwana utazi ubugome bwa se, umwana utazi ko ari mu gihugu cy'amahanga aho nta muryango, nta nshuti, nta nyogokuru, nta sogokuru, yewe nta naho guhungira bafite igihe cyose ibibazo byakomeza kubugariza. Uretse ibyo ngibyo, yari umwana utazi niba hari n'icyo kurya bafite mu nzu. Ku mugoroba umwe ubwo imbeho yari ikomeje kumera nabi cyane, nibwo Queen yagiye kumva yumva umuntu akubise urugi. Arinjiye. Uwo muntu yari Kevin. Ntabwo yari azanye imyenda y'umwana, ntabwo yari aje azanye ibihembo by'umubyeyi cyangwa ngo aze azanye amata y'umwana. Ese ibyo ni birorere, ahubwo nibura ze anababaza ati ese umugore wanjye n'umwana wanjye bameze bate? Oya. Yaje afite urupapuro mu ntoki ze, amaso yayakanuye nk'inyamaswa, maze arwambika Queen mu maso amubwira amagambo y'agashinyaguro cyane. Urwo rupapuro Queen yahawe ntabwo rwari ruriho amazina y'umwana cyangwa ngo ruba ruri kwandikisha umwana mu irangamimerere i London. Oya. Kwari urupapuro rwo mu nzego z'amategeko i London mu Bwongereza rwavugaga ko Kevin atemera ko umwana ari uwe, ahubwo arinda Queen yamwegetseho, kuko amezi make yari amaze mu Bwongereza Kevin yashidikanyaga ko ataba yaratewe inda bageze n'igihe cyo kubyara. Maze Kevin agahera kuri ibyo ngibyo byose agasaba ko hakorwa DNA test kugira ngo hemezwe ko umwana ari uwe koko, kuko yagaragazaga ko ashidikanya ku maraso ndetse akanagaragaza ko Queen ashobora kuba yaramuciye inyuma akaba yaraje London atwite inda itari iya Kevin. Muri icyo gihe Kevin yagize agashinyaguro gakabije cyane, amashagaga yari yose mu kanwa ke agira ati uyu mwana ntabwo azigera yandikwa ku mazina yanjye hano mu Bwongereza. Inyandiko zose z'amahanga zerekana ko ari umwana wabyaranye n'abandi bagabo bawe wasize i Kigali, maze ukaza kumunyegekaho kugira ngo ahari ube wabona ibyangombwa byo kwibera mu Bwongereza. Njyewe ntabwo nshobora gupfusha ubusa amahirwe mfite yo kuba nifitiye uriya muzungukazi kubera wowe. Uriya muzungukazi unyihera amapawundi, namejeje ibyangombwa byo kuba ndi hano mu Bwongereza, ni gute namugurana wowe n'uyu mutwaro w'umwana wanzanyeho? Nshaka ko usinya kuri uru rwandiko vuba, sinya kuri uru rwandiko wemere yuko uyu mwana atari uwanjye, kandi unemere yuko uyu mwana nta burenganzira amfiteho hano mu mujyi wa London.
Queen yakutse umutima amara amasaha menshi afashe umwana mu gituza arira cyane agaragaza ukwicuza gukomeye cyane kuri Kevin. Amaso ye yarebaga hanze mu mbeho y'i London muri icyo gihe, akimagina we n'umwana we banyagirirwa hanze bicwa n'imbeho babuze aho berekeza, maze akavuga mu ijwi ririmo amaganya ati Keve, ubu bugome bwawe bwageze no ku mwana muto utazi iby'isi koko. Imyaka yose twakundanye ungororeye guhinduka umwanda mu maso yawe, ntunababarire n'uyu mwana muto. Icyo Queen yirengagizaga ni uko Keve ataragifite umutima wa kimuntu. Yahise ahinduka ashikuza Queen rwa rupapuro na bwangu, aramubwira ati niba utabishaka uyu munsi fata ubwoko bwawe unsohokere mu nzu vuba vuba, ngaho ugenda wirigurira mu mihanda y'i London urebe niba hari ukwitayeho n'umwe. Keve ako kanya yahise akubita urugi n'ingufu nyinshi cyane arasohoka yisubira kwa wa muzungukazi we. Asiga Queen wenyine n'umwana muri cya cyumba babagamo, nta kintu na kimwe kirimo, yewe habe n'ibyo gutunga umwana by'igihe gito. Kandi nyamara Queen nta n'umuntu n'umwe yari afite mu Bwongereza ushobora kumuvana muri ibyo, nta n'uwo yari azi ushobora kumufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Muri uwo mwijima w'agahinda nibwo inkuru y'aba bombi yatangiye kumenyekana. Queen yari yicaye hasi, umwana arimo arira kubera inzara, maze afata telefone ye n'amaboko ahinda umushyitsi mwinshi cyane kubera ko yabonaga umwana ashobora no kumupfiraho. Bw'amahirwe yibutse umukobwa yari azi wabaga i London witwa Gloria. Yibuka yuko Gloria yari umuntu ugira ubumuntu. Queen yashakishije nimero ya Gloria muri telefone ye aramuhamagara. Mu ijwi ririmo amaganya menshi cyane rishengurwa n'agahinda yabwiye Gloria ati Gloria, ntabwo nzi niba ubizi ariko ndi mu kaga. Keve yanyambuye ibyangombwa byanjye byose, ubu nta nubwo nzi aho ndi na Keve kandi ntawe uhari. Gloria akimara kumenya ko umwana w'i Kigali ari mu kaga, yahise afata imodoka ye ajya King's Cross aho Keve yari yaramubwiye baba. Gloria ageze King's Cross yagerageje gushakisha nimero imuhamagaye aho yabiherereye, kuko amahirwe agera ku kageto gato cyane. Yakubise urugi yinjira muri iyo geto, agikubita amaso Queen yararize. Gloria yahise afata umwanzuro wo gufata umwana na nyina, afata n'ibyo bari bafite, maze abashyira mu modoka ye abajyana mu nzu ye aho yabaga. Bakigera kwa Gloria yakubitaga ameza agira ati Queen, Keve ntagira umuntu, yagurishije umuntu bwe, yagurishije urukundo rwanyu, yagurishije n'amaraso y'umwana we kubera uyu muzungukazi. Keve afite umuzungukazi umutunze, ariko Queen humura, London ntabwo ari ukuzimu. Mu gihe dushobora guhaguruka tugaharanira ishema ryawe, ngiye kubishyiraho imbaraga zanjye zose, ngiye guhaguruka kubera umuryango hano London, nta kibazo na kimwe uzagira. Nyamara ubwo bari bakiri aho kwa Gloria bari gupanga urugamba rwo kurwanirira ishyaka Queen, Gloria yagiye kumva yumva telefone ye irasona. Gloria agifata telefone ye ryari ijwi ry'umugabo. Uwo mugabo yamubwiye ko ari umunyamategeko wa Keve. Uwo mugabo yabwiye Gloria afite ijwi ririmo iterabwoba rikomeye, uburakari n'umujinya mwinshi ati Gloria, ndakuburiye, tera urugo rw'abandi ugakurura umugore Queen mu nzu ya Keve n'uyu mwana n'ibintu byabo byose, no kwivanga mu masezerano y'ubuzima bw'abandi. Niba udasubije uwo mugore mu nzu ye ngasinya kuri izi nyandiko zo gusaba ko hakorwa DNA test, ejo mu gitondo tuzatanga raporo mu nzego z'abinjira n'abasohoka z'i London. Tuzagaragaza uburyo Queen ari umugore winjiye mu Bwongereza ku mpapuro mpimbano, kandi bazahita bamujyana i Kigali. Queen akimara kumvira iterabwoba ndetse n'aya magambo arishingiye kuri deportation, yarongeye ahimba umushyitsi, kuko yari azi neza yuko ibyo Keve yagiye amubwira ibyinshi byabaye ibinyoma. Yahise ahindana mu maso, yibutsa ababyeyi be b'i Kigali ukuntu basutse amarira y'ibyishimo ubwo bamuherekezaga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yibutse inshuti se uko yazibwiraga ati ngiye mu rurembo rw'ubwami bw'Ubwongereza, yiye mu maboko y'umugabo nihebeye. Yibutse ibyo byose arangije atekereza uburyo agiye gusubizwa i Kigali amara masa, atambaye ishema, ahetse umwana wihakanywe na se. Yaguye mu maboko ya Gloria asuka amarira menshi. Gloria, ndashize noneho, reka nsubire kwa Keve nipfire, reka nsubire kwa Keve wenda mbe umucakara we. Gloria, reka nsubire kwa Keve kuko sinshaka kwibona nasubijwe i Kigali. Gloria yari umukobwa w'umunyembaraga kandi yarazi n'amategeko y'i Londres.
yafashe Queen mu maboko aramuhumuriza maze amubwira amagambo amukomeza agira ati Queen, ndagira ngo nkubwire ko nta muntu n'umwe uzagukura mu Bwongereza kubera ubugome bwa Kevin. Amategeko ya London ntabwo arenganya, ntabwo arengera inyamaswa muntu, ahubwo arengera abana n'abagore nkawe n'uyu mwana. Ejo mu gitondo ntabwo turicara, turashaka umunyamategeko wo ku rwego rwo hejuru maze kwandika amateka mashya hano London. Bukeye nibwo Gloria yashatse amakuru yose. Mu gushaka amakuru yaje gutungurwa no gusanga wa muzungukazi ari ufite uburenganzira bwose ku nzu, kuri visa ndetse no ku buzima bwa Kevin mu Bwongereza. Ese uyu muzungukazi yiteguye kureka Queen akaba mu Bwongereza? Ese niki yaba yiteguye gukora kugira ngo akomeze gushyira ubuzima bwa Queen n'umwana we mu kaga? Ibi byose n'ibindi ufitiye amatsiko ni muri episode ya 5. Niba utarakora subscribe kuri Gender Update Pro yikore, wanakora like ndetse wanasangiza abandi iyi true story. Urakoze cyane.